iya mbere sibyo niko bigenze Ubuse nta kintu wabyuka umbwira? Oya njyewe nta kintu wabyuka umbwira. Twebwe abanyamerika, what can you tell us? Ejo ukagaruka iwanjye nzakumenya. Gacezi wowe ntazi. Bivuge naricumbuye mubwira bivuge unanipenda wewe siwezi kunipenda Jarika yisize yase amadoka yawe ariko pastor tureko mu Rwanda oya nta mugore uzi ku mutwe impunzi nazo ziri nta mugore uzi babwira bati aho kugira ngo umugabo azakwice aho kugira ngo umugabo azakwice itahira akavuga ati ubwoko bw'izi nkoni nashaka azafata agakana akavunagura ariko izi nkoni rero mbabwira reka mbabwira ibintu ndi kubabwira muri kubyumva ariko buriya baravuga niba hari ikintu kigora Nungu kambura umuntu wisinzirije. Ese digitiko n'ufite ubwa nk'umuntu wigeze gukubita. Kambura umuntu wisinzirije biravuna kuruta gukambura usinzirije. Ufite ubwa nk'umuntu wigeze gukubita. Wawuzanye n'ivesi. Akintu bari babaha cyo kunywa bategereje ko umunsi mukuru ugira ute uba. Nyiri umunsi mukuru n'uyu nguyu. Igitegerejwe ni umugabo we kugira ngo habe wiki gutangiza umunsi mukuru. Ariko duherutse kugira ikibazo nyine. mu isibo yacu cyangwa mu mudugudu wacu turi kugendana hari umwe rero ugiye kutubarira inkuru y'ikibazo cyari cyabaye muri uwo muryango bari babatumiyemo bigomba kuba bishyushye waretse kuba uraho ngwino imbere ku buryo uriya araba agufite kuri neza kinwanwa cyatanje akabanje kurira abangaba bari aha ngaha yego okay sawa agerageza uri haso ahubwo reka mbanze ndi fresh in mind kugira ngo mbone uko muhimba neza turanarira takuriza bitero kunda urumva umuntu ngo ndaza kurira biterwa na nyiri kuyikora amugano wa Musa baretse gushaka amafaranga baretse gushaka amafaranga babiki bagatungwa n'iki harya witwa nde witwa Musa Kiroso ubajije ngo iki baretse gushaka amafaranga ikintu kibiteye umugore yagiye kumenya ko umugabo adacana televiziyo kubera ko hari ahandi yagiye oya si icyo ugereranya ibintu byatangiye umugabo ashobora kwicara mu gihe cy'icyumweru byibuze agakora inshingano kane ntabwo ajya yitaba telefone kereka iminsi itangira kugenda imanuka ibibiri kandi umugabo atarwaye umugabo akaza agasanga umugore yagize ate kibuga yacanye ariko umugabo yatekereza ukuntu atashye muri kontineri yuzuye ibicuruzwa nta n'umuntu wigeze abaza ngo nangahe ejo bazamwaka umusoro w'inzu urumva akishyura abakozi akishyura minerivare y'abana akagera gute agasanga umugore ari kurya mayoneze n'abandi bagore akabura iki reka nguhe umuti ukiraho reka nguhe umuti urumva ni babiri umwe ahangayikishijwe n'ibicuruzwa bitaguzwe business n'urugo undi ari mu rugo aranezerewe gukonsoma ibyo umugabo yazanye ubwo urumva ubundi abantu babiri babanye ku mutima wagombye kuba umwe buri wese akumva agahinda kundi ubwo urumva hari aho bahuriza umuti nuwuhe umwe yarari kugira umuti nuwuhe kugira yumva agahinda k'ibone umuti nuwuhe kuri toroshi yatse yatokombe uriya mugore ari mukuru agomba kwinjoyinga ibyo umugabo yakoreye umuti nuwuhe kuri batiri yuzuye hari ibyo yaje ahunga iwabo ibikeneye kubona aho ngaho yabibonye abonye umwanya wo kubyinjoyinga pasiteri batabibonye iyo batiri yuzuye batiri yabaye mwebwe ntimuri gushaka kubyumva n'ubundi abantu babanye basangiye gupfa no gukira bagombye kumva agahinda ka mugenzi uzigira usangira umuntu gupfa no gukira usangira n'umuntu gupfa no gukira iyo murya inyungu urumva yuko ngewe ndavugira hariya yuko ibintu birabaye urumva nimvuga ko bibaye muratangira kuririmba happy birthday to kuri uyu nguyu ubwo muyiririmbe
noneho nzane keke nyine n'icyuma, ariko keke irabije araba ari rukacarara. Urumva uyu nguyu uri akibona ko ari rukacarara, we yari yiteze ikindi kintu arakare, tangire kuvuga ko buri gihe mba nshaka kumwicira ibi, nanjye nkamubwira se byicane. Ubundi se keke mbere hose yabagaho amasaka, ntabwo ariyo mbuto ya mbere y'Abanyarwanda. Urumva ati woya si ibyo by'imbuto, turaza kwigishiriza iby'imbuto aha ngaha se turimo turaterekera, uri kubyumva? Urumva noneho tukadisikitahamukira ubundi ko ari itarimo n'isukari nyinshi, wabaye ariyo twimenyereza ko ari byo by'iwacu, ukirinda n'ibyo bya diyabete n'umubyibuho wariye amavuta, n'ubu rero wari washeze. Noneho wagumya gutsimbara ngo nyine ngo ni ibibazo bindi tuba dufitanye bituma mba nshaka kumwicira ibintu n'ibiki. Noneho rero nkagira ngo nkamubwirane, ariko se ubundi twari twumvikanye ko ari surprise ra, none se surprise n'ubundi wari ubizi ko anniversaire uyifite. Mucyo wikekaga n'ubundi niriya keke yanditseho happy birthday mama Sava. Ubundi ubwo ibyo bintu ko ubusanzwe ubizi ko biri bubeho aba ari surprise ye, ngira ngo watangira ukarira nk'akajerekani kubera yuko utunguwe nuko haje rukacarara. Niyo surprise. Ninjye ugukoreye surprise, ahubwo ndi kwibaza impamvu utari kurira. Isabukuru urayizi ko yabyishakemo. Ishakemo Maria. Ushaka ndamufata mbugusenge ku matako. Ntabwo twagiye. ubundi ntibasiga bino by'imye. Utinda nabugusiga rwose. Gaso. Imeze bite? Sande kundi yamwenda kumubira. Sandari kuvugana n'umukunzi wawe. Niyo ntabwo yavuga ngo mwumve. Kadutunga ngo sheri. G. Tuziko mukumbuye. Kaso. How you doing? France. Sumukumbura. Nawe ni fresh. Sobanurire. Salama Usman. Salama Ramazan. Yakiri gute? Ni sawa cyane. Ako nugahita unanga ibibazo. Ibintu bihagaze ukungu. Uremye pe. Kiretse twe twicaye. Bihagaze neza kabisa. Ni sawa. Ni sawa cyane. Ni sawa. So muri iki gitondo urabona Aya, nuko nambaye nyine agashati n'imvutsa. Ariko hatunyuze uko gafite we. Atashaka kuba ari ako mu busore bwawe. Kano gashati. Urebye tu episode two muri 100 uzagasangamo. Urebe abantu dukina ibi bintu tuba dufite imyenda myinshi bagiye tubikanga. Iyi nayiguye usanga niyo muri 2019 tugitangira Papa Sava. sawa cyane. Barareba. Umuri iruhande. Tujya hanze. Iyi ni niyo kapu. Uko wari wanze kumvugisha. Barabadamu bari baraho nabo byababaje. Bategereje Imana iragukurura nawe mugakururana. Uzi biri munsi ntacyo. Ariko ntakurase. Aranga iPhone 14 ndasoka ndabye bara ntacyo. Reka turi twumva kuri ruka. Gera nzi kujya guhita umucira nko mu maso. Mwino nyine twakatinze ma. Filime yarangiye mu. Buki. Looking good. Oya ntabwo ndi kurukinga ngo dufenge kwa Looking good. Barakwemeje. None fate iraryoha se mwayiriye gake. Nibyo. Bashaka imyumbati. Listen. nakumva ko arakandi gashya azanye bitandukanye byanshimishije. Oya nuwa mutima wo kuba yabitekereje nabyo bibaye. Byaba bibaye. Ni iyihe? Sibyo. Sinana post. Ruga. Ni iyihe gukurikira? Wayipostinga akaba ari akandi gashya byaba bitandukanye. Keke turayibona. Yaba gusebeje. Ntabwo bitwika. Ntabwo byanshimishije. Menshi dufite imbaraga tugiye guhanga ibihangano akaturaboneka by'itangaza bimwe bigomba kubaka abanyarwanda. Message nyinshi nziza zumvikana
zikubaka abanyarwanda. Ubuzima bwose busanzwe, ubuzima bw'imibanire, bw'imyororokere, urubyiruko, kubaka igihugu, gufashanya, urukundo, gutezanya imbere, ibintu byinshi cyane. Abashakanye bakagombye kongera kugira icyo bita kwibuka isezerano bagiranye. Turarivuga mu rusengero, tukarivuga imbere y'inzego z'ubuyobozi, ariko turatakesha ntirijye mu mutima. Bibaye byiza umuntu yarimanika no muri salo cyangwa mu cyumba cye akajya yibuka agakorwa ngo mu bibi no mu byiza nzagira gute, nzakomeza kugukunda. Icyo ni ikintu kinini cyane, twongere tukibuka tukizirikana.